Shalom shalom bakundwa bene data nshuti z'ikiganiro Saveur Divine. Nkuko mubizi urubuga rwa Saveur Divine mu rurimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi rwifashijwemo n'imbaraga za Mwuka Wera rusigaye rubategurira insanganyamatsiko y'icyumweru mukayiganiraho n'abakozi b'Imana batandukanye. Rero muganira uyu munsi nitwa Bagabo Joseph, kandi insanganyamatsiko tuganira kuri uyu munsi ari nayo iri gukoreshwa muri iki cyumweru ni ku Mwuka Wera. Muri iyi minsi rero abakristo bose aho bari ku isi barimo bitegura kwinjira mu munsi mukuru wa Pentecote, umunsi twibutsa cyane isezerano Yesu yahaye abigishwa be ubwo yari agiye gusubira mu ijuru. Kuko tubibona mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, aho yavuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Aya ni amagambo Yesu yababwiye, ababwira ko bazahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira, kuko yarebaga ibiri imbere n'ibizaba bibagose, amenya yuko bakeneye izi mbaraga, arazibasezeranya. Arababwira ngo nimumara kuzihabwa muzampamya uhereye i Yerusalemu mujye n'i Yudaya yose n'i Samariya kugera ku mpera y'isi. Ntabwo ari isezerano ryatinze ko mu gihe gito yari ryarasohoye, biza guhamwa na Petero mu byakozwe n'intumwa ibice 38, ubwo yasohokaga bamukikije bamubaza impamvu y'ibyiringiro bye n'ibyababayeho, abasubiza nawe ababwira ngo nimwihane umuntu wese wo muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone ko babarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'Umwuka Wera, kuko isezerano ari ryanyu n'abana banyu n'abari kure bose n'abazahamagarwa n'Umwami wacu Yesu Kristo. Ababwira kwihana, ababwira kwizera Umwami Yesu Kristo, nabo bagahabwa iyi mpano bari bamaze guhabwa y'Umwuka Wera. Arababwira ko isezerano atari iryabo gusa, ahubwo rizagera no ku bana babo n'abandi bose bari kure bazizera Umwami wacu Yesu Kristo. Ngewe rero muri iki gitondo nifuje ko tuganira kamwe mu kamaro ka Mwuka Wera. Nkuko dusoma mu gitabo cy'Abefeso ibice 6:18, hagira hati musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi muri byo mugumye rwose kuba maso musabire n'abera bose. Ijambo ry'Imana ridusaba gusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Kamwe rero mu kamaro nabonye Umwuka Wera agira, mu mimaro myinshi agira, nuko Umwuka Wera ajya asukura amasengesho dusenga, yarangiza akayasunika akayageza ku Mana afite ubuziranenge. Ushobora guhita wibaza ngo mbese isengesho umuntu yasenga ridaherekejwe n'imbaraga z'Umwuka Wera ryagira umumaro ungana ute imbere y'Imana? Reka gusubiza iki kibazo nifashishije amagambo dusoma mu gitabo cy'Abacamanza ibice 15 uhereye ku murongo wa 13 ukagera ku murongo wa 19. Hari inkuru y'umugabo witwa Kalebu umwene Yefuna. Yosuwa yahaye gakondo yiwe nk'uko Uwiteka yari yarabibategetse, bayimuha ahantu hitwa Kiriyataruba, kera hitwaga Heburoni. Ngo maze witwa Kalebu ngo arahatera rwose arahanesha, habaga Abanaki w'amoko yabo 3. Ariko ngo aza gutera n'ahantu hitwa Deriba, haza kumugora cyane, ariyo yitwaga Kiriyatisiferi. Ngo nuko aza kubwira ingabo ze n'abandi bantu bari bamukikije, arabira ngo umuntu uzanterera i Kiriyatisiferi akahanesha nzamushingira umukobwa wanjye yitwa Akisa. Ayo makuru aza kugera ku musore umwe witwa Otineyeli, aravuga ati nubwo bigoye, nubwo Kiriyatisiferi hagoye, nubwo abahari bagoye, ariko kubwo gushyingirwa Akisa ndemera mpatere. Arahatera ko karahanesha, kandi Kalebu mubera imfura amushingira umukobwa witwa Akisa. Ngo bakimara kubana, umukobwa we aganira n'uwo bari bashyingiranywe witwa Otineyeli, ngo aramubwira ngo ujye kwa so unsabire igikingi. Akisa arabyumva ngo asanga se, ariko igitangaje cyane amaze gusanga se ntabwo yagiye amusaba igikingi, ngo ahubwo yagezeyo ashima. Umugabo yamutumye gusaba igikingi, ngo ariko ahuye na se ngo aramushimira, aravuga ngo ndagushimira yuko waduhaye igikingi, ngo ahubwo ndimo gusaba amasoko y'amazi. Gusa ngo arayamuha, waje ngo mu masoko yo haraguru nayo hepfo. Icyo nakuye muri aya magambo nuko n'Umwuka Wera afite aho yavuye, kandi twamuhawe afite aho akomoka. Umwuka Wera akomoka mu ijuru ku Mana, kandi twamuhawe nk'umufasha. Natwe tumufite akora umumaro neza umeze nk'uwo Akisa yakoze mu rugo rwa Otineyeli. Iyo tumwifashishije dusenga akora uwo mumaro. Dushobora kumwifashisha dusenga, rimwe rimwe tugasenga dusaba,
ariko we kuko azi ibyo twemerewe mu ijuru, kuko niwe yaje akomoka, azi n'ibyo batwemera n'ibyo batugomba, we akagenda ashima. Kandi kuko tuzi neza hari ibyo dusabira, nk'uko Akisa yabikoze agasabira Otiniyeli amasoko y'amazi, hari ibyo dusabira tutiriwe tunabivuga, yagereyo agasaba akavuga ati aba bantu bakeneye ibintu n'ibi, nyamara nubwo twabyibagiwe mu isengesho, ariko twamukoresheje agakora umumaro, akagerayo dusabira n'ibyo twasabye bidakwiriye cyangwa se twahawe, akamenya kubishimira, twe twibagiwe kubishimira. Bene data bashiki banjye, nagira ngo mbararekere gukoresha umwuka wera mu buryo bwose bwo gusenga, kuko umwuka wera tumukoresheje azi ibyo kwa data batunze, niho yaje ava, azi ibiriyo, azi uko bakora, azi protokole yaho. Rimwe na rimwe hari igihe dusenga amasengesho atameze neza, we akayagira neza kugira ngo ahure n'ibikenewe mu ijuru, ahure neza n'amasengesho akenewe kwa data mu ijuru ku Mana. Mwuka wera rero nta kindi kintu adukorera gikomeye cyane kirenze gufata isengesho ryacu twasenze, akarinonosora, akariha ubuziranenge, akariha ibyangombwa byose, rikagera ku Mana ritunganye rimeze neza, akarijyana rishima, akarijyana risaba ibyangombwa. Ndagira ngo rombingire bene data bashiki banjye kwifashisha umwuka wera, kumwifashisha cyane mu gusenga kwacu kandi kwa buri munsi, kugira ngo adufashe gusaba ibikwiye, adufashe no gushima bikwiriye. Reka rero mbabwire ngo umwuka wera mumushake, mukore ishoka byose, mumubanire neza n'abatari bamuhabwa bamushake, kugira ngo adufashe kugira ngo isengesho ryacu dusenga rya buri munsi rijye rigira umumaro ukomeye kandi umumaro ufatika mu maso y'Imana yacu. Murakoze, Imana ibaho umunsi mwiza.